Vanilla. 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 Suri mu bicyubundi ubwongo. Aya masaha yose wansize uri muri. Shaka ndikunda imikino mana. Toutes les bonnes choses ont la fin. L'ignorance est une mauvaise chose. La tolérance n'est pas tout penser. La variété est le ciel de la vie. Tout est permis pour l'amour. Vouloir c'est pouvoir. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Kongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series mbere yuko tubagezaho episode ya 18 mutwemereye muduhe umunota umwe gusa kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana nkuko mubimenyereye. Murakanya tugiye kureba ijambo rivuga ngo ntukareke gusenga nubwo Imana yaguha ibyo wayisabye kuko icyabonekeye mu gusenga kirindwa n'amasengesho. Hari abantu benshi cyane begera Imana cyangwa se basenga cyane kubera ibyo bakeneye cyangwa se basenga kurusha uko bari basanzwe basenga kubera icyifuzo bafite imbere y'Imana, bamara gusubizwa bagahita bareka gusenga. Reka nkubwire, nta kintu Imana ishobora kuguha gutyo gusa. Imana nayo ifite ibyo itanga ariko nayo ikagira uko yitwara imbere yawe mu gihe yabonye uko witwaye nyuma yo kugira ikiguha. Niba warasubijwe mu by'Imana yaguhaye, please guma imbere y'Imana. Icyabonekeye mu masengesho kirindwa n'amasengesho. Mukomeze mukurikire episode ya 18, murebaho hasi muri comment, murabonamo link, muyiklikeho, murabona agafilime keza cyane kitwa The Promise. Nubwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo. Hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura ungana umva nako urabona. J'ai une question t'ai posée, écoute-moi Anna. Guhure na kwamazi gutidita kw'isi yacu dutuyemo, amahema y'isumba byose azambera ubuturo bw'iteka. Amen. Ani waje ko turi kumwe. Vani? Kubera icyo umeze gutyo? Ntabwo umenyereye ko uragura icecetse gutya. Byagenze bite? Mavane. Babizi rwose uri inshuti yanjye pe. Kandi nagushima cyane uburyo nyine mungaragariza urukundo mwanyitayeho ibibazo nari ndimo, ariko mfite ibibazo naburi igisubizo, nabuze inzira, nabuze epfo, nabuze ruguru, byanshanze. Wowe si ibibazo? Vanilla, ufite amafaranga, ufite umuryango ukomeye, nturakireka ibyago wagize ariko biriya nyine Imana aba yabyemeye. Ubu se ni ikihe cyo cyaguhangayikisha ku buryo wamera gutya?
ntibakubwira kurira byo n'amaso nta mpamvu yo kurira. Amafaranga niyo miryango ikomeye nibyo byanyeje ibyo bibazo byose naje gusanga burya ahari kutagira amafaranga niyo mahoro aruta ibindi byose. Oya kutagira amafaranga nabyo ni ikintu cy'iskandara kuko niba ufite amafaranga abantu baramusuzugura. Yego wenda amafaranga ibibazo adakemura ariko hari n'ibyo akemura kandi byinshi. Cyo mbwira byagenze bite niba hari icyo nagufasha niba ko urabizi iwanyu warakunze kandi ndagukunda pe buriya jye nagukunda ni Imana yonyine yagushura kandi muri bitana nahindutse ni Imana yagushura umutima wanjye ndagukunda pe ihangane ubuhoke umutima wawe umuhokere umbwire. Yanzira nakubwira no ntabwo byumvikana kamere abantu sexa wabonye ko website yacu bariko barayikurikirana biragaragara marketing yakozwe neza. Wow. Mu karere kamwe. No. Ndabizi ko nyine musigaye umuntu nanyitaho kandi biranshimisha urukundo n'ukuri musigaye mungaragariza pe. Rero urabona ko ejo bundi musaza wanjye yaje hano ariko kugira ngo nishime ndababaye nabuze amahoro banyangirije ubuzima mbese niko nabyita kuba yaraje hano. Utese ko nta kintu gutwara. Ibaze ko telefone mu rugo ntabwo nkisinzira chat sinyisinzira birwa bampamagara banyandikira uraho mu Rwanda wigize indaya wigize ikirara wirirwa utwara inda washakanye n'akagabo k'amafuti akagabo kadafite ngiyo kerekeza katagira n'amafaranga. Ubwo nibyo namusaza wanjye yaraje arantuka imbere ye arantuka aranambwira ngo sinanamusuhuza ngo akagabo katanagira n'icyo kimarira. Sura waribonye ibintu ndi kubona nawe ibyo uri kubona. Yes, zamuka rugo. Asindi kwivugana. Ndakubwira abantu 500 website yacu bariko bajya bayibyowinga day par day. Sorry, uko bijyanye n'icyo sinaguhari. Urubwiye mugenzi gute? Ufite ikihe kibazo? Meze neza. No, mbere. Ndashaka kumbwira ikibazo ufite. Ibintu yankoreye ubundi byanshobeye nakugishaga inama usubu mbigenze. Wese Gael ari umusore mwiza. Ni umusore ufite umuco, ni umuhungu uzi kwihangana intambara n'imibabaro. Ku rwanda ruhande ubundi mubyeyi wese yakwifuza gushyingira umuntu umeze nka Gael. Ntabwo nibaza ikintu cyaje kugura amagambo angana gutyo. Ariko nanone ntacyo nakubwira mukobwa wanjye nkunda. Umuryango ni ikintu gikomeye. Iyo urwaye umuryango urakurwaza wapfushuka kuyagira. Iyo ari ubuzima bukomeye umuryango niwo ubona. Apari abandi bantu bose. None ntabwo bafata umuryango ugusuzuguza umuhungu. Ntawe uri kubyumva. Kandi nese ubwo nawe ubaye nkabo. Nese mugira inama yo kugushuka. Nese ntabwo nareka Gael. Nubwo ari umukene rega twese ntabwo twavukanye amafaranga. Ayo nakaza ariko nta kibazo n'umubwiye ngo byagenze gute? Ndikora kubwira iterambere ryacu tubwiza muri kampani.
ubwira ko buri karere tumaze kugira abantu 500 buri munsi ku munsi babyiga website yacu 500 ariko ndikubona ni insinzi kuri kampani yacu ni insinzi ku iterambere tugezeho ariko ndabona udahari ni ikihe kibazo sorry ni byiza courage gukora neza angereka mu Rwanda n'ibyanjye ariko wowe uciye ndabimenya sibyo kuko igihe dukoranye ni kinini kubijyanye n'iki kandi twanditse neza ko ntagerageza gukubera umuntu mubi ngiye no come on ufite ikihe kibazo jewe ibintu byose ndi gukora amadokima nkaya creating nkaya forwarding iwawe kugira ngo nawe urebe ariko ndi kubona ndi kwivugana ndi kwikorana ufite ikihe kibazo ariko uko mbireba ni ikibazo cy'urukundo rero mubwire kandi ubu si ko bari muri Amerika bari kumwe nanjye Vanilla Gael ni umugabo n'umwana wundi anytime yaguta ariko umuryango wa uzakomaho umuryango wawe uzakugwa inyuma utekereze kabiri Gael yakumenye ukuze ariko umuryango wawe barakuzi kuva ukiri muto nawe wagushakira byose ufite ubwo se urumva wanganya umuryango wawe ukamwe Gael ntabwo ibintu bishoboka mvanze mu mutwe ndumva mbuze icyo mfata n'icyo ndeka gusa reka mubwire inama ya nyuma nari niba niririmbire undi mwuka wo gufasha ni urusaku mu ntambara mu bigero bimeze gute witeka n'uburyo useruka wenyine ariko sinakugira inama yo gutuma umuryango ukurikiye z'abagabo ubusanzwe n'uvuga yaragutaye uyu munsi wabigenza ute warihaniwe ku muryango mwana muto tekereza kabiri ibyo bari bakwifuriza ntabwo ari bibi ni ibyiza wumvise oda gusigama murinda reka nigende aho barabibonye nyine ubwo ngubwo ntakunze ni ikihe kibazo muze ntekereza kwecya abahungu muri abana be aho abahungu gute wanyumvise kwecya muri abana be akari twese njye sinumva ukuntu umuntu ahereza umwanya w'umuntu akareka ibintu yari arimo akareka akazi kiwe kirirwa koro zidashira aguhamagara mesaje duhura ukanamwangira aho umuhereye umwanya ukamuhereza agaciro yarangiza akakumenyera bigeze hariya ndi ikigo ry'ubundi kuki ntabonye ko ari umuhereza aho ngo muri abana babi sorry umuntu umwizere umuha igihe cyawe agusabe ko mukundana ubyemere wari warabyanze hadaciye n'iminsi 2 ari guserebura yigize umuntu byishimiye abe atangiye kugusuzuguza ibyo rero mureba nawe ko bitoroshe gusa wagize neza wowe ntacyo umutima wawe gushinja watanze ibyari bikurimo byose utanga urukundo rwawe right simbo utishimye ufite ikihe kibazo ntabwo nishimye mwese ufite ikihe kibazo kuva waza ntabwo umeze neza kandi ibintu ntabwo bisanzwe ufite ikihe kibazo mfite ikibazo Vanessa ikibazo ni Vanessa ikibazo mfite ni Vanessa ese Vanessa mufitanye ibihe bibazo ako sebe karame
ubona ubuzima Vanilla abayemo, none se kubona nakicara nishima nkatuza mushiki wanjye abayeho gutya. Ni ikibazo. Wenda kamwe ishyire mu cyimbo cyane, ufite musaza wawe agashaka umukobwa utagira icyo amugezaho, ikirenze akaba afite n'ubumuga nka buriya ka gahungu gafite ngo ni Gael, gahungu k'amafuti, agahungu k'imbwa kadafatika, karangiza gatwara mushiki wanjye, kakamutwara umutima kuri ruriya rwego, ririrwa mbimubwira mbisubira. Umuryango wacu urabizi, even no kuba ndi hano nko bambwiye ngo nze ndebe mushiki wanjye, ntabwo umuryango wacu iri kosa ryigeze ribaho na rimwe. Kubw'amahirwe make usanga kavuga ngo wenda ukunze ikirura, sibyo? Ariko abahungu twese siko tumeze. Nicyo kirura nyine, sibyo? Kuko uwo munsi tuvugana turiko turagerageza gufightinga for our business, ariko inzira itari nziza urimo, cyangwa reka mvuge ngo ibihe bibi uri kwiyumvamo biriko biraffectinga business yacu. Sorry gutekereza ikintu nakora byanze, gusa ibyo ndi gutekereza byose. Sorry, gusa abahungu twese nagaruka uko tumeze. Nagaruka uko tumeze, gusa nanone wakoze ikosa. Wakoze ikosa ryo kumwiha wese. Uburyo wakundana n'umuntu adaciyeho kabiri ukamubona n'umuntu wagira ngo nta n'icyabaye, ngo naramwihaye, cyangwa mba ndi kwireba nagaruka ukumwiha, byonyine n'umwanya wanjye namuhaye, oke tubyemere. Umuntu we mwamajije gukundana hari icyo wera bukugomba. Mbyiboneye n'amaso yanjye, narangiza azambwira nkaho nta cyabaye. Ndumva yuko niba warabigenzemo neza uracyasigaje imbaraga zo guhaguruka, sibyo? Uracyasigaje, hari urukundo muri wowe. Sondere kamuze ariko nujije ko nako ufite sheri. Ku myaka niyo mfite kameme yes of course ndamufite, ariko ase ugiye ukagenda nk'ahantu uzi unigera muri gahunda zawe ugatungurwa no kumubona ari kumwe n'umuntu wagira ngo ahangiza umwana horana ashaka ibisobanuro akakubwira ngo ni sister wiwe, kandi ba sister wiwe bose ubazi, ubwo so ngo abaturutse kubwira ngo umuntu agahita kubona ni brother we, wabyumva gute? Kandi ba brother we bose ubazi, wakifata gute? byambabaza none kumbwira ngo fight for who? Ariko ndumva yuko warekura murekure wose wawe, ariko ntabwo na giving up mbanumva ari njyewe naragerageje. Vanilla naramubwiye uriya muhungu waretse Gael, waretse kubabaza musaza wawe, waretse kubabaza famiye yawe, ntako ntagize. Na mama yaramfashije turamubwira Vanilla waretse uriya muhungu. Vanilla ko famiye uvukamo n'ahantu ihuriye no kuba wabana n'uriya muhungu, kari ibintu famiye yawe ya Gael nta nubwo tuyizi. Mama yamutoraguye buriya mu muhanda. batora Nta nuzi mama we, nta uzi mushiki we, yamukuye ku muhanda nka mayibo bamuzana mu rugo. Vanilla twaramwigishije, nta kintu tutamukoreye, nta nama tutamuhaye. Vanilla ntekereza ko wa muhungu yamuroze. ese sheri ibibazo umuntu udafite na background yihindutse mushiki wanjye same time. Twamukuye ku muhanda, nanjye kandi birampangayikishije kubona utameze neza, kubona utishimye. Nanjye ntabwo mba meze neza.
kugira icyo dukora kuko ntabwo nagivinga kandi babimfasha cyane ko inaha utanahamenyereye njyewe ndakwinginze tuza ibi bintu bindekere umpe iminota umpe igihe cyo gutekereza kuri Vanessa ndetse na Gael ibi bintu ndabikurikirana ubindekere. Let me believe in you, sibyo ariko ugomba kumva iruhande I know can appreciate sibyo ariko tugomba kugira icyo dukora kuko ntabwo byaba ntabwo kizira can't sleep kabisa ntabwo nasubira hariya mbona mushiki wanjye usiko uriya Vanilla mu rugo baramukunda Vanilla famille yamutanze ibintu byinshi birababaje kubona yaribwa n'imbwa kuri iyi level ni ibintu nanjye sinzi ukuntu mbishyira mu mutwe ntabwo kubyumva ngo mbyakire no ntabwo please mbabarira sibyo nkuko usanzwe usakoze Gael uko mbona ukumva mfite ibibazo byanzengereje ndumva nenda gusara wumve ngo famille bamereye nabi ngo nabaye ikirara ngo nigise ikirara ngo sinzi ibiki baramamagara buri segonda buri munota ubu twicara nyanga na telefone nyiteza ntamwe nshaka kuyifata nyikira sanse nkajugunya ko ngiye gusara kubera iki se ikihe kibazo mfite ibibazo ku buryo noneho n'umutwe usigaye njye amaso akandya neza nkumva ngiye gusara ubu sinzi sindi kwibaza ikintu ni ukubera iki baguhamagara cyane ikintu gituma baguhamagara cyane ni ibiki mbwira nsobanurira neza suge nayo mbikubwira ko famille yanjye inzengereje ingeza hano mbwira nyine nese kutambwira ikibazo ni iki bivuze ko famille yanjye ikintu iri ku nziza ariko idashaka ko njye nawe twemeze kubana izi ntambara zose ziri kuba ari ukugira ngo njye nawe dutandukane none se Vanilla nyuma y'ibingibi byose birimo biraba ngiye buriya ndagukunda cyane Buraje nta no konsuza se kwera ngombwa se Jesus Christ hey ese relax mbase njye gitumye guhamagara nta kindi ndebye iminsi ishize ndogatubyanze bikunze uburakari bwarashize ndasonda guhamagara nsanga hano then nsobanura ukuntu cyane kwa last time ukuntu byagenze actually ibyo wabonye n'ibyo watekereje ni ibintu bihabanye frame gute ibiki se wundi no kubara mbona ngende kumwe na Vanessa we just siblings nta bintu byatanje birimo hagati n'abashuti n'ibyagirazanye nothing more right yeah okay so kuno bifashe ndabyumva wararakaye ese umunandi kiguri no nako baranyereye igihe uracyafite ibyo kuvuga yego ese urabona nakwifata naza kugukinisha gutyo gusa no please nabona ikora baso babari binyumve pe mvareka mubwira sibyo eko tweseriye tureke kuba nk'abana njyewe ibyo niboneye mbihagazeho neza kari ibyo sibyo nimbwire rero ngo ntago ari byo ngo sinzi n'ibiki gute mbamubwira kwiyumvamo ndanakubaha kandi ntabwo naguteshereza umwanya ntabwo ndi umugabo kuza kugukinisha sinabwo nje mu buzima bwawe ngamije kurusombaguza baba rero nyumve ufite abapapasi kandi utari mbi rero ibyo wabonye ni ibintu biri aho ngaho ntabwo ari ibyadanje ntabwo ndi bimwe by'iki gihe ngo nikoze uburyo ni bumoso ibiki gihe se ni ibikobwa ari biriya no nyakuba aranyereye igihe uracyafite ibyo kuvuga yego no
we just friends nta birenze hariya. Friend with who? Muri nta bindi bintu. She's your friend, siblings. Reka nkubwire nimba wumva utamukeneye kuzongera kumvugisha umbwira n'ahantu ari cyo mpagendera kure. Basi babwire so. Ibyo nibyo ntabwo wabibwira kuko ntago ngo Vanilla urumva nyuma y'ibyo ngibyo byose ari wari uwo mwanzuro ufashe? Niba mwanzuro mfashe ko mba kujyana ibyishimo byanjye biri. Vanilla ndagukunda. Vanilla sinarwo ndi kwibuka neza ibintu uvuze. Never mind. Ntabwo kumurika ari byo byiza, ntabwo ngiye ndi kuvuga ngo basi ujye waseri ngo muravukana ngo ni inshuti yawe, gusa ibyo bintu birumvikana. Yeah, nicyo nashatse kuvuga umubano wanjye Nende muri kayitsi yawe noneho mu minsi mike uzaba uri kuvuga ngo sanyumvishije. Nibihora. Ibyo muganaga ari byo. Ariko ntabwo nari kuvuga ngo kamenya kurakara ariko. Reba iminsi ngaho ishize kubera baracyandakariye. Ngahe se? Come on. Numva ari ngombwa. Ngo basi ngubwire sibyo? Kandi ugiye kujya kuvuga igitandukanye. Eko. Ndemere ko sambasi mbabarira. Kandi ko sisi bikora gutya. Niyo rwose bigaragara agakwiye gusaba imbabazi mbere y'uko uburana, iminsi tugashibuka ryama ukabitekereza ukongera ukaburana. Arakushije imbabarira nakuzongera kurengera sibyo? Okay. Kushanda umuntu yahasabye imbabazi ze nikosa biba byiza. Urabizi ndakunda. Kandi bisenya. Yeah, Nenda ukunda ariko mbona utabisenya. Mbabarira. Okay. Sure. Thank you, my baby. Wow. Okay. I'm happy. Thank you. Kubera wowe. Wallahi. Okay, so nagiye ku kazi. Nagiye ku kazi kwifata none nk'umuntu urakaye. Nagiye ku kazi dari ndushi nagiye mu rugo gatoya. Wari umeze ute? Kitambikanye dushaka ndetse. Wese wowe duhuye. Ngiye cyo nashaka yari wowe tunangwa amagazanga n'utukanye. Okay, ntaye. So nibyo ufite umwanya why not twagumana. Yo nta kibazo tugende. Aryo. Kigende tugende. Mushonje se? Wapi? Ah, sure. Okay, reka ndakubwira ka. Nabona kandi. Sure. nyine tubireke novuga yanteye yaski yanteye sesemi umva namurukaho ninashoka nkumva namunya ubwo naje nyine katangira bwa bugori bwako ubundi nanzi ko abakobwa b'inzobe bagira ubwenge ariko niba ari umukobwa kwisi nzi witiwerewere Vanessa no wa mbere ubwo inzobe bagira ubwenge n'ingi nyine wenyine byagenze gute ngo nyine mama ndabizi ko munkunda umama ndabizi ko munyitaho ngo muri isi ngo ni mwege abantu mwenyine ariko mbwira ubwo naje nyine ndi kwiririmbisha agira ngo nyine ndi mu mwuka bimwe byanjye by'uburyarya aratangira ntera imitoma ariko n'ubundi niko kabibaranye kabara umuntu agakunda kandi je niba hari umuntu kwise nanga uvuga kacyeye ko turi mu rugo iyi mvura so yatuma ntaga uko nakunda uburiri
man ubundi abahungu bura baritegeza maze mbwira umva se Yesu uretse Gael wabuze pfo na ruguru ndi wakemera Vanilla we ntawe ko afite amafaranga mbwira ngo nyine ngo mufite ibibazo ngo byancanze kiha nyine kwitesha utuntu kuturira niba ari na bya byorezo nabonye katangiye kubyimba amaso ngo nyine ngo ejo ngo mami yaramamagaye ngo ndadada yaramamagara ngo n'abantu bose baba muri Amerika baramamagara urumva mbwira utararenga cyakomeye kikaza ziguhe neza ndaziguha indambura uyu munsi ngo abantu bo ntibatuma nsinzira kuri WhatsApp ngo message buri munota ngo bari kumubwira ngo yashatse umugabo w'igicucu ngo umugabo w'ikigoryi ngo w'umukene ngo ashebeje umuryango ngo arawuciye ukuntu ngo baba ari abakire ngo ntakwiye gushaka umugabo umeze nka Gael nehe ngo none ndashaka ko ngira inama nk'umumama wanjye wo mu Rwanda nkunda mbaza ngo namusubije gute ntambwiye rero mwana wanjye Vanilla kibondo agwa turavuga ati gahwere urumva rwose ukwiye kumvira umuryango kuko none bure yubanye n'umuntu wanyu batamukunda n'ubundi ereka umuryango nicyo kintu gikomeye bufite umugabo n'umwana wundi ejo bundi yaguta isaha n'isaha ari ku muryango wawe ukoma inyuma niyo ubaye ikigori cy'umuryango wakumviye umuryango Gael ukamureka umva se mubwire siko ya famille twajyaga tuyitiranya bisiko musaza we twaganiriye ukagira ngo yapfishije nka mama we kubera agahinda konyine kuko Vanilla ari kumwe na Gael byabaye gisari ijisho yavuyemo hari kugwira umusaza we twavuganye agahinda kamwishe kamurenze ngo ubwa mbere mu mateka yabo ngo umuntu wabashatse umuntu uciriritse nyine ubona byamurenze ngo niba ngombwa na famille ababyeyi babo baraza kubera Vanilla ngo yaruhije famille Vanilla bamutanze ibintu byinshi Vanilla bamurihiriye mu bigo bikomeye ngo none abane n'umuntu umeze nka nkuriya w'ikimara ufite n'ubumuga musaza we wajya ngo yapfishije nk'abantu 3 ku munsi bagafata indege bakaza mu Rwanda aricyo kiri kibazanye hado ndahubwa ngo nawe yarameze nk'uwapfishije abantu 3 ije tubireke kuko n'ubundi Vanilla ni ikigoryi n'ubundi yari yava umugore muzima kire kudufaranga twiwabo twamuzahuye nta mugore n'undi waba witungiye cyakora abana bamutunga nk'agafoto ukamutunga nk'umutako nk'urabo mu nzu ariko nta mugore umurimo kuko ubunebwe agira nyibwirira bose n'umukwande bigeze hehe mbandi kubabona ko ibintu by'ibiganiro ko tuba twishimye ko iwabo bari kwanga Gael ngo ni umukene we yarankunze nanjye wabo si bamundi twebwe turiyizeye ashobora yego kukwanga ariko se cyo ubona ndi umwana natagukunda urukundo ndarukundo nzakoresha imbaraga z'icika nkubwire washobora kunkunda ariko si famille ye natwe aho kugira ngo sebo umuburi bose nabatereza umucyarara bagapfa bose bagashira ndetse n'ibiki iki ntugakire amafaranga Vanilla tugize imana duhaye umuhungu ufite amafaranga dukire n'amafaranga ibyo twakoze nibyo byinshi umwe cyo nabonye cyura umuhungu afite amafaranga anayarusha mushiki ndakubwiye ngo imana iduhuje tukabana ubuzima bwacu bwa buhindutse arakurongora rero ku ngufu natakurongora bose barashira kumana si mama we wajirika gufata imyanzuro uhubutse ngiye gukora ikintu kandi nzi ko kizamuha umusaruro mu minsi iri imbere ngiye gukora uko nshoboye ku buryo kizatandukanya umubano wa Gael na Vanilla Gael Vanilla yarambwiye ngo jya muri dushe ujye koga niko amazi se yashyizemo byashoboka ko yayashyizemo kuko yarambwiye ngo ujye koga reka nze ndaje ese ubundi Gael kuki uhora utuje utakivuga
uduhunga ntuze ngo tuganire ukaza ukicara hano wenyine ni ukubera iki? nahise uragira ngo nzabigenze gute reba ubu buzima ndimo. Oya rega kurwara ntabwo ari wowe wenyine urwaye, ntabwo ari wowe wenyine ufite kino kibazo, ariko ugomba kucyakira ukisanzura tukajya tuganira ukareka kwigunga ukabyakira nyine. None se byagenda gute ko akaje kemerwa? ubu ari wowe nawe ni ukunguku ibyo ngibyo uri kumbwira niko wakitwara. Ndabyumva ugomba kubabara pe ukagira n'agahinda, ariko niba ikintu cyarabaye kandi nta kindi kintu mfite cyo kugikoraho, ntabyakira nkakira ubundi buzima. Ikindi rega kuba warahuye n'iki kibazo ntabwo bivuze ko ubuzima bwarangiye, ufite ibindi bintu wakora. Hano hanze hari abantu b'impumyi. Ese urabona nakora iki? Hano hanze hari abantu b'impumyi bakora bibeshejeho. Ubu se umenyereye kugenda ukajya uva hano utera inkoni yawe ukicara hariya ku muhanda, ntabwo wacuruza metiyu, ntabwo watanga amayinite. Umenye ufashe n'urugero nk'amazi, ntabwo wajya hariya ku muhanda ukicara ukajya uyacuruza, ntabwo warangura inkweto za bodaboda ukicara ku muhanda ukazicuruza. Ariko ntukomeze nese uzakomeza wicaye paka mu gusaza kwawe, abantu bazagutunga paka ushaje. Nuko ibyo ngibyo uri kubivuga kubera ko atari wowe biriho niyo mpamvu. Oya ntabwo ari uko atari ngiye biriho. None se ngambwira uzicara abantu bagutunge paka ushaje? Ubu se utaravuma nta bantu wari uzi ukiri muzima b'impumyi kandi bakora? Ngambwira nk'ikintu nakora, mbwira nk'ikintu nahera. Wagenda hariya ku muhanda ukicara ukajya ucuruza amayinite kandi byakunda. Ibyo ni ukuri kubivuga kubera ko atari wowe niyo mpamvu. Kwiyakira biba bigoye. Vanessa, kwiyakira biba bigoye, ibyo bintu bimenye. Wowe ugomba gukomera. None se ko byabaye uzabigenza ute? Uzakomereza mu gahinda paka? Ngansubize byarabaye byararangiye. Umuntu abura n'umubyeyi wari umubyeyi ubuzima bugakomeza. Nkanswe guha umutaracitse amaboko abiri. Ntabwo abantu bazagutunga paka ushaje. Ni inama nakugiraga, ushaka ikindi kintu wakora pe. Ni nabwo uzajya abandi bantu bari mukamenyerana ukumva ko ibintu byabaye ari ibisanzwe. Nawe ugomba kwisanga mu bantu. Hana kuza kwicara noneho tuzajya tugusanga mu gikoni, tugusanga inyuma y'amarido. Reba nk'ahantu uba waje kwicara wenyine abandi bari kuganira. Nese ubu komande yanjye urabona navanga nkagira ikintu njya gutangira nta Vanessa nuko atari wowe. Ntabwo nyine ikintu wakiyumvisha atari wowe kiriho ngo ubimenye, ntabwo bishoboka. Umva rero reka ngiye kureba amazi. Nakubwiye se ko yateguye? Kangiye kubanza murebere muri dushe ko bateguye. Nese Vanira ngaho reka ngiye. Ese ubu nta gake uri kureba? Aya amazi se si muri dushe sarimo. Kangiye kukurebera ko bayashyizemo atunganye neza ugenda ugiye koga. Vanira sahari? Vanira arahari ari mu cyumba. Kangiye kukurebera ko yageze muri dushe. Aho itumubira. Vanira nawe ari mu cyumba. Vanessa, Vanessa kutagiye ku kazi byagenze gute kandi ubu umeze neza ubu warakize?
pouvoir. Vanilla. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Nawe niba wumva warankundaga by'ukuri, fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling, ukuri ntago ufite nta ubuzima. Amakosa yanjye yose ndayemera, yeah, yeah. Toutes les bonnes choses on l'a fait, Vanessa. L'ignorance c'est une mauvaise chose. La tolérance n'est pas tout danser, la variété est le sel de la vie. Tout est permis en amour, vouloir c'est pouvoir. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Umwanya wampaye ndawicuza, nawe upfushije ubusa. Toutes les bonnes choses on l'a fait, Vanessa. L'ignorance c'est une mauvaise chose. Vanilla. La tolérance n'est pas qui danser, la variété est le sel de la vie. Tout est permis en amour, vouloir c'est pouvoir. Vanessa, Vanilla. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Suri mu bicyuma ubwonko aya masaha yose yansizemo ushobora gukunda imikino mana. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Nawe niba wumva warankundaga by'ukuri, fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling, ukuri ntago ufite nta ubuzima. Amakosa yanjye yose ndayemera, yeah, yeah. Toutes les bonnes choses on l'a fait, Vanessa. L'ignorance c'est une mauvaise